Uyu munsi agafilime kacu rero tugatangiriye muri resitora ubwo hari harimo umugore wari usanzwe ari umukiriya ndetse na nyiri resitora yaciyeho hari amafunguro ashyiriye umukiriya aramusuhuza, amaze kumusuhuza undi nawe aramwikiriza arakomeza aratambuka atanga ibyo kurya ku wundi mukiriya. Gusa hano hari undi wari wambaye umupira w'umutuku yicaye muri resitora arimo kureba ibijya mbere byose. Hano bongera kutwereka umugore wa nyiri resitora nawe ahindukiye ari kureba. Nyiri resitora rero akimara gucaho yagiye kumva yumva ikintu kiratakaye, ahindukiye arebye abona n'isakoshi ya wa mukiriya wabo nyine w'imena. Arangije yasubiye inyuma mu byubahiro nyine by'uyu mukiriya, arangije arongera arayitoragura, amaze kuyitoragura aramubwira ati mabuja dore isakoshi yanyu rwose yari itakaye. Arangije ati mwakire. Amaze kuyimuhereza rero undi yaramubwira turakoze cyane rwose, ati sinzi ukuntu byari bincitse ndayisunika, irangije yikubita hasi. Umugabo rero yakomeje aritambukira, agitera intambwe imwe cyangwa ebyiri wa mukiriya yarongera aramuhamagara. Arangije kumuhamagara mu bigaragara gutura hasi isakoshi ntabwo ari ibintu byari bimugwiriye ahubwo yari yabipanze. Arangije rero akimara guhamagara boss nyiri resitora, umugore we ari aho ngaho ari kubyitegereza byose, ari kureba ibiri kujya mbere nyine ibintu uno mukiriya ndetse n'umugabo we basa nkaho nyine birimo kujya mbere cyangwa se bari gukora. Arangije aramubwira ati rwose urakoze cyane kuntunguragurira isakoshi yanjye, atari ko rwose nagira ngo nanagushimire, ati muteka ibyo kurya byiza. Arangije amaze kumushimira hano umugabo rwose aramubwira turakoze cyane. Arangije ahita arongera aranamaza atari ko se wabyemera ko naguha amafaranga menshi cyane ukaza ukazantekera iwanjye mu rugo. Atangira kumutunganyiriza nikora gake gake, umugore we byose arimo arabyitegereza cyangwa se arimo arabireba, ariko anamukora no mu bwanwa. Ariko se murimo murabibona ukuntu ntabwo afite nyine, ariko arimo arakora ahajya haba ubwanwa ni ku kananwa. Arangije amajije kumubwira rero arimo kumuha iyo proposal yo kuzaza kumutekera iwe mu rugo, yaramubwiye ati hoya, ati ntabwo byakunda kubera yuko rwose hano muri resitora tuba dufite akazi kenshi kandi manyeneye kubyitaho njye na madamu wanjye, cyane cyane ko nta bandi bakozi dufite, nyine turacyari hasi turacyaciriritse nitwe tubyikorera. Arangije aramubwira ati none se hano mwinjiza amafaranga angana gute? Ati twinjiza amadolari 100 yonyine ku munsi byibuza. Arangije aramubwira ati njyewe rero nagukubira inshuro 10. Umugore yari ari aho ngaho arimo kubyumva, arangije ahita atera intambwe kubera ukuntu yari arimo kubona uno mukiriya arimo kwitwara ku mugabo we, atangira kuza abasanganira. Ageze hano yafashe umugabo we aramubwira ati mugabo wanjye ni ibiki birimo kujya mbere hano ko mbona nyine umukiriya murimo kuganira? Arangije aramubwira ati rero sheri wanjye uno mukiriya yari arimo kumpa proposal yo kuzajya kumutekera iwe mu rugo ngo afite abashyitsi, ariko nahimubwiye ko bitakunda. Undi yahise amubwira ati yego rwose ibyo umugabo wanjye yagusubije nibyo ntabwo byakunda kubera ko hano kuri resitora yacu tuba dufite akazi kenshi. Ati sibyo se sheri wanjye? Undi aramubwira ati yego rwose. Umukiriya rero yahise amubwira ati ati nta kibazo noneho nimba mubyanze, ariko njyewe nari nishimiye ibiryo byanyu, ati bibaye byiza rwose mwamfasha. Arangije yahise yongera akora ku kananwa k'umugabo w'abandi, kandi uno mugore ntago yikunda, njyewe nicyo namajije kubona. Arangije akimara kumukora ku kananwa ameze nkaho ari kumusezera, hano umugore yarebye umugabo we, arangije aravuga ati sheri biriya ni ibiki ndimo ndabona? Ati rwose ntago mbyumva. Kubera ko rero hari ibyo yari yafashe hano muri no resitora yanariye, yahise afata amafaranga aho ngaho amadolari 200 yose. Arangije amaje kuyafata ni ukuvuga ngo yamukubiye kabiri amadolari ajya yinjiza hehe hano ku munsi, noneho ayishyura ari umwe kugira ngo amwereke yuko rwose we ikibazo cy'amafaranga yagishyize kure, yamajije kubitera ishoti rwose. Ntago ari babandi ngo mpanganye n'ubuzima ngo ibintu nyine biragoye, aho ngaho rwose yahise abona ko atariho abarizwa. Umugabo nawe yari yafashe, amaje kuyafata arayareba aravuga ati mana yanjye bishoboka gute
ko umuntu anyishyura amafaranga akubye kabiri ayo nkorera ku munsi. Gusa hano hirya hari undi musore wari urimo kubareba, yambaye agapira k'umutuku, mumurebe mumwitegereze kandi mumufate mu mutwe, kubera yuko turaza kumugarukaho mu bice byacu turi buganireho imbere cyangwa se mu zindi sene ziri imbere. Arangije rero umugabo yari yafashe areba umugore imodoka yinjiyemo, areba imodoka amajije kwinjiramo ndetse n'umushoferi afite uba wambaye agakositime atikoraho. Arangije aravuga ati mana yanjye, noneho bisa nkaho rwose nahagurukiwe. Kandi uko yari arimo kwitegereza amafaranga n'umugore we nyine yari amuri iruhande, akajya amubaza ati ese biriya ni ibiki mbonye? Umuntu yahereye kare asa nkaho arimo kukuvugisha agukoraho, kandi rwose biriya bintu ntago ari byo. Arangije agusigiye n'amafaranga angana gutyo. Umugabo akamubwira ati ariko njyewe rwose urabibona ko ntaho mpuriye nabyo. Ati none se reka nkubaze, njyewe haje umukiriya w'umugabo yarangiza agatangira kunkoraho kuriya yagukoragaho, ndetse yajya no kugenda agasiga amafaranga angana gutya, we watekereza ibiki? Ese wowe byakunezeza cyangwa byagushimisha? Arangije ati ngaho reba, resitora yacu ikeneye imbaraga ndetse ikeneye n'amafaranga pe, ibyo ndabyumva, atariko gerageza rwose unyumve yuko ngiye byambangamiye. Umugabo rero yaramurebye areba n'amafaranga cyangwa se amadolari bari babahereje. Ndambwira ati sheri ntugire ikibazo, njyewe ndagukunda cyane pe, kandi biriya rwose ntubyiteho, kubera yuko iriya proposal ampaye ntago twayemera. Dukeneye gushyira imbaraga kuri resitora yacu, kandi natwe rwose tukiha umwanya uhagije tukubaka ibyacu ndetse natwe tukiyubaka. Ati kandi ndagukunda cyane rwose mugore mwiza, ntago naguhemukira. Ati rwose ujye wumva yuko rwose ikintu cya mbere ari wowe nshyize imbere, niwe mugore mwiza nabonye cyangwa se mfite mu buzima bwanjye. Hano rero wa wundi wambaye agapira k'umutuku yakomeje kubacunga ndetse aza no kwandurura ibyo wa mukiriya wundi yari yasize aho ngaho amajije kugenda, ndetse batangira babandi bo mu modoka kuganira, bakavuga ati rwose bisa nkaho proposal yanjye biri bugorane kugira ngo ayemere. Ati ese po wowe urabona biri bukunde? Urambwira ati ariko njye sinzi impamvu rwose ukora biriya bintu, ibintu byo gutandukanya abantu ntago biba ari sawa. Ati none se urabona udashaka kugira ngo umuteranye n'umugore we koko? Ati njye ndatekereza biriya bintu rwose wabireka. Hano rero hari undi muntu wari urimo kugenda abacunga wambaye umupira w'umutuku, ntago tuzi impamvu ari muri iriya resitora, ndetse ameze nk'umuntu urimo gucunga cyane afite ibintu ari gucunga. Mu modoka nabo bakomeje kuganira, akamubwira ati rwose ntago ndi buve ku bintu, nta nubwo ndi buve ku izima. Ati erega nta mugabo cyangwa se nta mugabo n'umwe cyangwa se igitsina gabo na kimwe cyabasha kwihanganira kwirengesha cyangwa se kwanga amafaranga ndetse n'umugore mwiza. Ati kubera ko mwese nibyo musa nkaho mukurikira cyangwa se muza mwese mwirukankira. Arangije uko arimo kubimubwira, Paul akajya amubwira ati oya ibyo ngibyo rwose uribeshye. Undi akamubwira ati oya ntago nibeshye kubera yuko mwese niko mumeze. Ati nimba utabyemera reka ngeragereze kuri uyu nguyu, kandi nzi ko uzabyemera ukanabibona neza. Arangije yahise amubwira ati none se ubundi ubu dukora iki ko mbona wanze kuva ku izima? Ati kubera ko ibi bintu rega ntago bikubereye, nta nubwo bibereye gukorwa n'umuntu nkawe w'umukire ufite amafaranga. Wagakwiye kwicara hamwe ugatuza, ahasigaye Imana ikazakuzanira uwawe. Hano rero Paul akimara kuvugana na nyirabuja aramubwira ati oya gabanya umunwa ugabanya amagambo ndetse ukore icyo ugomba gukora. Ati nta kibazo akira nkwihere ako kurya, ni twa tundi njya nkora nyine nakuzaniye. Ati basi nabonye udukunda, basi gerageza uba ariko wirira, urekere biriya rwose njye simbikunze. Arangije rero akimara kugahereza nyirabuja ahise amubwira ati ngaho atsa imodoka tugende, cyangwa se mo kimwe nkuhe akandi kazi ugomba kunkorera. Arangije akimara kubimubwira gutyo, Paul yahise yatsa imodoka nyine nta kindi cyari kuba. Arangije ahita akomeza aragenda we na nyirabuja. Ese ni ukubera iki nyirabuja ashaka gutega umutego uriya mugabo kandi abibona yuko abanye neza n'umugore we kandi nta n'ikibazo bafitanye? Arangije batweretse rero bukeye bwaho, hano
bosi cyangwa se nyiri resitora yari arimo kwikoropera rwose yikorera amasuku. Barakwereka nta wundi wahagaze mu muryango, yari wa musore w'umushoferi Paul, ndetse yazanye na nyirabuja. Arangije araza aramwegera, amaze kumwegera aramubwira ati bite se musore mwiza nako mugabo. Undi aramubwira ati rero nje hano ni mabuja untumye. Arangije aramubwira ati none se agutumye iki noneho? Ati yaba agutumye iki kutarimo kumbwira? Undi aramubwira ati mabuja arantumye ngo ngwino hariya mu modoka akubwire, nyine hari ibintu ashaka kuvugana nawe. Arangije aramubwira ati hoya njyewe genda ubwire nyokobuja yuko ntashobora kuza. Undi yegeye imbere gakeya, amaze kwegera imbere arangije ahita amubwira ati ngwino tugende, nimba udashaka yuko umugore wawe amenya byinshi cyangwa se akamenya byose, kubera yuko nukomeza kwihagararaho rwose ahubwo urugo rwawe nibwo ruri busenyuke kurushaho. Ati rero bibaye byiza rwose uze ugende uhure nawe hariya mu modoka, ibyo byose urimo kumbwira ugende uba ari we ubyibwirira, kubera ko njye nta nubwo nashobora gutumika ibintu nk'ibyo ngibyo. Akimara kubimubwira rero nta kindi cyabaye disi, umugabo yakomeje kureba, amaze kureba aravuga ati rwose ibi bintu ngomba kubicamo nk'umuntu w'umugabo, reka nze ndaje rwose njye kwibonanira na nyokobuja, genda ndaje. Arangije nta kindi cyabaye, yahise afata ya rakirete cyangwa se umukoropesho yari afite hari arimo gukora amasuku. Arangije aramubwira ati noneho reka nigendere, hanyuma njye guhura na nyokobuja, kubera yuko ibyawe nawe ndabona rwose nta bindi usibye ibyo kunsenyera. Nimba mukomeje kwitegereza neza rero, uno ni wa musore uhagaze ku muryango, ujya ukomeza gucungacunga hano muri ino resitora arebamo. Hano rero umugabo yaciyeho arimo kwihuta, aramubwira ati nyakubahwa ni karibu mu nzu rwose, nako muri resitora ni karibu, ndetse uragenda madamu arakwakira. Amajije kumubwira gutyo yarakomeje urugendo ajya guhura na wa mumabuja ukomeje kumugora ndetse ukomeje kumubera ikigeragezo, mbese ni ka kihambiriye ku muhoro gasiga kawuciye. Arangije rero baratwereka hano ku rundi ruhande umugore we yari arimo kwipima disika atwite, hajemo uturongo tubiri. Arangije aravuga ati mana yanjye, ibi ngibi noneho ntabwo nabyemera, nyuma y'igihe kinini turimo kugerageza rwose bisa nkaho Imana yongeye kutwibuka. Hano rwose yahise yishima aravuga ati ntabwo nabyizera yuko ntwite. Arangije aravuga ati ndatwite we, ati ndatwite, si njyewe uri burote mbibwira umugabo wanjye. Ati kubera ko ino ni surprise mufitiye. Yarahagurutse, akimara guhaguruka arangije aravuga ati rwose iyi ni inkuru nziza ku muryango wacu. Bongera kutwereka rero hano wa mukire cyangwa se wa mugabo wo muri resitora ari kumwe na wa mumabuja w'umukire cyane. Arangije arimo kumubwira ati ariko se ubundi ugamije iki? Ataragira ijambo na rimwe amusubiza, yabanjije gukuramo amadolari, akabandari kuzuye. Arangije aramubwira ati aya ngaya rwose ni amadolari 1000, mbere yuko ngira icyo nkubwira banza uyakire. Wowe ikintu ugomba gukora, kubera aya mafaranga ugomba kuza tukamarana ijoro rimwe ryonyine. Ati kandi rwose aya ngaya yose ugahita uyatsindira. Ati nimba ushaka no kuyafata mbere yakire rwose, kubera yuko ibyo ngibyo nta kibazo mbifiteho. Umugabo yahise amubwira ati ariko se utekereza njyewe ndi igikoresho? Ati njye ntabwo ndi ubwoko bw'abo bagabo utekereza. Ati kubera yuko ndatandukanye cyane. Undi aramubwira ati hoya, ati ariko se njyewe icyo turi kuvugana ko ari akazi, nagusabye yuko utandukana cyangwa se ugira ibiki? Ati icyo ndi kureba wowe nyemerera. Ati kubera ko rega naragukunze. Ati sinzi nimba ubibona. Arangije rero disi umugore aje hano akireba hanze, ariko ntabwo yigeze abona ya modoka, ahubwo yarahagaze ahita abika ka kantu yari avuye kwipimisha, ariko ari nako akomeza kureba hanze cyane yitegereza. Gusa bidatinze yahise ahitamo kwikomereza akazi. Arangije aravuga ati rwose reka nkomeze nikorera akazi. Aho ngaho rero agihagaze yahise abona umukiriya rwose. Uno mukiriya ni wa mukiriya ujya yambaye umupira w'umutuku buri gihe tukabona arimo kwitegereza ndetse areba uno mugore n'uno mugabo bo muri ino resitora cyane. Yaraje rero aramubwira ati rwose narinje hano kuri resitora nagira ngo munyakire.
undi aramubwira ati reka nkuzanire urebe nyine uko ibiciro bimeze hanyuma umbwire icyo ushaka yuko nkuzanira. Umugore rero yarakimuhereje arangije arongera aragenda. Undi hano ntabwo tuzi ikintu yikozeho asa nkaho arimo kucyegezayo ukuntu. Arangije hano rero bagiye kutwereka wa mugabo wo muri resitora akirimo kuganira na wa mukirekazi arimo kumbwira ati rwose ibi bintu urimo gukora bimeze nkaho rwose ushaka kunsenyera, njyewe sinzi impamvu yo ibi bintu urimo gukora. Undi aramubwira ati ariko njyewe naragukunze nta kindi, ati kandi ubinyemereye rwose wazaza ano mafaranga yose nayaguha, amadolari 1000. Koko arimo aramukubira inshuro 10 zayo yinjiza ku munsi. Nawe ibaze nyine ayo winjiza mu kwezi kose bakubwiye ngo turayaguhereza nyine umunsi umwe cyangwa mu masaha runaka, uhita wumva nyine ubonye akantu nyine k'akadiru gafatika ukagenda ukagakora vuba vuba. Undi nawe rero yaravuze ati hoya njyewe rwose si uko bimeze, ahubwo mbisa nigendere njye gukomeza nikorera akazi njye n'umugore wanjye, icyo mpanze amaso ni resitora yanjye. Ati naho ibindi byose ibyo ngibyo nta kintu bimbwiye. Arangije rero hano yahise amubwira ati basi akira nimero zanjye, nuhindura ibitekerezo nyine uzaze tuvugane. Barakwereka hano wa mushoferi we Paul yari ahagaze aho ngaho gusa arimo kubireba byose. Umugabo yarasohotse asohoka mu modoka, akimara gusohoka mu modoka hano arangije nta kindi cyabaye yahise yigendera. Ndetse mwibuke yuko atwaye nimero za mabuja uno mukirekazi. Arangije akimara kuzitwara rero umushoferi yagarutse hano mu modoka. Akimara kugaruka mu modoka rero yabajije nyirabuja ati ese noneho bigenze gute, diru yaba ayemeye? Undi aramubwira ati hoya, ati ntago ayemeye nanone, ati ariko se ubundi ko mbona wahindutse utafite ibyishimo cyangwa se utishimye byagenze gute? Undi aramubwira ati ngiye nta kibazo mfite, ikibazo mba mfite iteka ryose ni ubuzima bwawe mba mpangayikiye kubera ibintu uba usa nkaho urimo gukora. Hano rero umugabo yaragarutse, akimara kugaruka yinjiye muri resitora hano wa mugabo wari urimo gusa nkaho abacunga yahise akuramo imbunda ahita ayitunga umugabo we uko yari yinjiye. Arangije amuzana hano asa nkaho amwegereza umugore we. Arangije ariko amubwira ati bwira umugore wawe akuremo amafaranga yose arimo hariya muyampereze vuba vuba. Arangije umugore yaramubwira ati hoya, ati tuza, ati rwose ntugire ikintu ukora ku mugabo wanjye, gerageza ntugire ikintu ukora ku mugabo wanjye, icyo umbwira cyose ndagikora. Ati ngaho rero zana amafaranga yose arimo aho ngaho imbere vuba ndimo ndabivuga, ahubwo disi ni uko na twa tudolari 1000 bari bamuhaye atigeze atwakira, naho ubundi rwose natwo dore wa mujura aba adutwaye rwose bakarira mu myotsi. Arangije rero barakwereka hano wa musore Paul w'umushoferi yatangiye kubwira nyirabuja ati ariko se mabuja ubundi kuko biriya bintu wabiretse. Undi aramubwira ati Paul ntukomeze kwivanga mu kazi kanjye, wowe reba ibyawe cyangwa se umbwire nkwirukane. Undi aramubwira ati mabuja ubu ngubu ni ukuri pe ntabwo mfite ubwoba bwo kwirukanwa, ahubwo mfite ubwoba bwawe, ese uba ubona bino bintu bitazakugiraho ingaruka? Undi aramubwira ati wikomeza kurengera, ibyo nakubwiye ni ibyo ngibyo, ujye ureba ibyawe ibindi urebe hirya. Undi aramubwira ati ariko mabuja byibuza ujye ugirira impuhwe umutima wanjye. Undi aramubwira ati ibyo by'umutima wawe simbyitaho, sinshaka no kubimenya. Ati ikintu cya mbere nshyize imbere ni ukukwereka yuko abagabo b'iyi minsi cyangwa se abagabo b'ubu ngubu nta kintu rwose, ati kubera yuko ntabwo ari abizerwa ku miryango yabo cyangwa se kuba bashakanye nabo. Akimara kubimubwira rero hano muri resitora naho ibintu byakomeye rwose, barimo barabaka udufaranga bari bamaze kwikorera. Gusa umugabo nk'undi wese hano yatangiye kurwana, arangije kugira ngo cya gisambo kitaza rwose gutwara udufaranga twabo baba bakoreye, cyakubise umugore n'umugabo, kirangije gihita gifata amafaranga kirayirukankana. Kimaze kuyirukankana ndetse gisiga gihiritse disi. Wa mugore mubonye ukuntu yikubise hasi agakubita
yikubita igice cy'inyuma cyangwa se yikubise hasi umugongo ndetse n'akabuno. Arangije rero akimara kwitura hasi cyahise cyirukanka, bongera kutwereka hano mu modoka Paul akomeje kumvisha nyirabuja yuko ibintu akora atari byo ndetse akwiye no kubireka cyangwa se kubihagarika. Arangije aramubwira ati mabuja, ati rwose biriya bintu ugomba kubireka, ati kubera yuko rwose nta cyiza kirimo. Ese uragerageza abagabo b'abandi cyangwa se abasore, byibuze si n'umuntu mugiye kubana, ati nose umugabo w'abandi uzabana nawe? Ati njye rwose ndaguhangayikira, utuma numva ntatekanye cyangwa se utuma numva ntatuje. Ati kubera iki utabireka koko? Njyewe rwose ndumva nifuza yuko wahagarikira ahangaha kubera yuko nta kintu byakumarira. Ati reba nuriya, ese ntubibonye yuko atahemukira umugore we? Undi aramubwira ati rwose bibaye byiza wabireka. Arangije hano nyirabuja yakomeje kumubwira ati Paul, njye noneho ibyawe maje kubirambirwa rwose, bibaye byiza waceceka kandi ukarekera n'ibyo ngibyo rwose, rekera kwigira intwari aho ngaho, abagabo mwese turabazi. Undi aramubwira ati oya, twese ntago ariko tumeze. Disi barakwereka rero hano wa mugore wa nyiri resitora hano yikubise hasi, atangira no kuribwa, atangira kuvuga ati sheri ndumva ndimo ndababara, ati ndumva rwose ndimo ndababara mu nda cyane sinzi impamvu. Arangije aramubwira ati ngaho komera rero, reka nze ndebe ukuntu mpamagara ambulance hanyuma ikujyane kwa muganga mukunzi. Ati kandi rwose komera, ati ndabona rwose bisa nkaho ugize ikibazo kidasanzwe. Ati none se ubundi sheri wari utwite? Undi aramubwira ati yego rwose, tabara hamagara imodoka. Umugabo noneho yahise agiramo n'ubwo baravuga ati mana yanjye, umugore wanjye yari atwite disi. Ati none reba ibintu bimubayeho. Arangije yaramuhagurukije, akimara kumuhagurutsa aramubwira ati noneho ihangane, ubu ugumye hano rwose ngende njye kuzana imodoka. Ati rwose ndimo ndaribwa cyane sheri, sinzi ko kwihanganira ubu bubabare. Umugabo rero yabonye nta kindi cyakorwa, yahise aterura umugore we ahita amujyana kwa muganga. Bageze kwa muganga rero umugore baramupimye ndetse bapima ahantu hose, muganga amutera ibyumvirizo n'ibyumvirizo. Arangije ahita ahamagara ati umuntu wazanye uyu murwayi naze hano rwose niyinjire, naze tuvugane. Arangije rero disi umugore yaramaje gukanguka, hano umugabo we yaje kumureba, akimara kuza kumureba aramaze ati rwose wihangane, ati kubera yuko bishobora kuba byatumye ubabara cyane. Umugore arangije yarebye umugabo we aramubaza ati none se umwana wacu we bimeze gute? Ati ese umwana wanjye yaba yapfuye cyangwa aracyariho? Umugabo n'agahinda kenshi yahise amubwira ati rwose umwana we bisa nkaho byarangiye, atari ko byibuza wowe umeze neza humura. Umugore yararize cyane, arangije aravuga ati mana we, ati ubu koko ibi ni ibiki bimbayeho? Ati rwose ndumva ngize agahinda, ati umunsi menyeye yuko nwite none n'umwana wanjye ahise apfa ako kanya. Ati none se kiriya gisambo cyo byagenze gute? Arangije aramubwira ati tuza wowe ibyo ngibyo wibyitaho, ati kandi muganga yavuze ko ugomba kuruhuka, ibyo ngibyo wibitekerezaho rwose ndabikurikirana kandi biragenda neza mugore wanjye mwiza. Arangije uko arimo kumubwira ahise amubwira ati rwose icya mbere si amafaranga, ahubwo icya mbere ni ubuzima bwawe. Arangije umugore yaravuze ati rwose ndumva mfite agahinda kuba mbuze umwana wanjye ndetse ku munsi wa mbere, rwose ndumva bimbabaje cyane. Undi aramubwira ati humura, haguma ubuzima, umwana tuzongera dushake undi cyangwa se Imana izongera iduhe undi. Arangije aramubwira ati kandi rwose wowe ugerageze uruhuke kugira ngo bitaza gutuma ugira stress nyinshi. Ni nuko nguko rero igice cyacu cya mbere kigenze, reka duhure mu gice cya kabiri tumenya ese iyi filime yo izarangira gute cyangwa se ubuzima bw'iyi couple buzaba bumeze gute, ko tubona urukundo rwabo rukomeze kugerwa amashoka. Duhure muri part 2.